turabasuhuje abanyarwanda abanyarwandakazi aho muherereye hose, cyane cyane abakunzi ba Ibaba TV5 by'umwihariko. Turabasuhuje abakunda urubuga rw'imikino, abakurikirana imyidagaduro, namwe mwese abanyarwanda abanyarwandakazi aho muherereye hose mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amakuru ya Mugiraneza Jean Baptiste Migi mwakunze muri benshi cyane, by'umwihariko abanyarwanda muri rusange, abasportif muri rusange. Mugiraneza Jean Baptiste Migi, ariko by'umwihariko abafana ba APR, abakunzi ba APR FC. Uyu Mugiraneza Jean Baptiste Migi cyangwa se Migi yakinnye mu makipe menshi atandukanye hano mu Rwanda, ndetse yagize kariyeri nziza by'umwihariko mu ikipe y'Amavubi. Mu minsi yashize rero muheruka kumva amajwi ye yagiye ku mugaragaro, aho yavuganaga n'umudefanseri wa Musanze FC bita Shafike, amusaba kwitsindisha ku mukino bari bafitanye. Nyuma y'ibyo byose rero uno Mugiraneza Jean Baptiste Migi yaje kugaragaza ko yari yabikoze ngo abishaka, ari mu rwego rwo kugira ngo yidefande, agaragaza ko yagira ngo ngarebe koko ibivugwa kuri Shafike niba koko ajya yemera kwitsindishwa ku bwa ruswa, ngo arebe koko niba bikorwa maze ngo ntazamugure. Ibi nibyo Migi yatangazaga. Nyuma y'uko rero habayeho ubucukumbuzi butandukanye, uyu Migi yahagaritswe umwaka umwe wose mu bikorwa byose bya ruhago hano mu Rwanda, si no mu Rwanda gusa ahubwo no ku isi yose muri rusange. Umutoza wungirije wa Muhazi FC Mugiraneza Jean Baptiste Migi yahagaritswe umwaka umwe mu bikorwa byose bifite aho bihuriye n'umupira w'amaguru mu Rwanda kubera uburiganya bwo gushaka kugena uko umukino urangira. Nk'uko tubitangarizwa rero n'ikinyamakuru Igihe, amajwi yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'umukino wa Musanze FC aho yakiriye Kiyovu Sport tariki ya 15 Werurwe, yumvikanamo Migi asaba myugariro Shafike Bakaki kuzitsindisha. Migi mu gusaba iyo serivisi asezeranya uyu mukinnyi kuzamujyana muri Kiyovu Sport mu mwaka w'imikino utaha kuko ariho azatoza. Ibyo nibyo byatumye Migi n'uyu mukinnyi wa Musanze FC bahamagazwa na komisiyo ngengamyitwarire ya Ferwafa tariki 22 Werurwe umwaka wa 2025 n'umwaka. Mbere yo kwitaba iyi komisiyo ariko, Migi yandikiye ikipe ya Muhazi United abereye umutoza wungirije, avuga ko ibyabaye bitari ugusaba umukinnyi kwitsindisha, ahubwo byari ukumugerageza mbere yo kuzamujyana muri iyi kipe ya Muhazi United ikinira Iburasirazuba. Mu gukora iperereza, Ferwafa yatumyeho ubuyobozi bwa Kiyovu Sport na Musanze FC, umutoza wungirije w'iyi kipe mu majyaruguru Imurora Japhet akunda kwita Drogba, n'umukinnyi wayo Bate Shaif. Abahamagajwe bitabye komisiyo ngengamyitwarire tariki ya 6 z'ukwa 4 ku cyiciro cya Ferwafa. Amakuru yaje kumenyekana ko icyo gihe aribwo Bate Shaif ariwe wafashe amajwi yagiye hanze, mu gihe izina rya Imurora Japhet ryumvikanye mu kiganiro cya Migi na Bakaki, aho uyu mutoza wungirije wa Muhazi United Migi uhaheruka guhagarikwa by'agateganyo kubera iperereza ari gukorerwa, yagize ati uramfasha iki? Niba mubyibuka neza muri ya majwi yatangajwe, byagaragaraho Migi ari kubwira uno mukinnyi Bakaki myugariro wa Musanze FC, amubaza ati uramfasha iki? Kandi urabizi ngo Drogba simukunda, urabizi ibintu yankoze, ngo nawe ibyo yagukoze urabizi. Umwanzuro wa komisiyo y'imyitwarire kuri uyu wa kabiri uvuga ko ihanishije Migi guhagarikwa kugira uruhare mu gikorwa icyo ari cyo cyose kijyanye n'umupira w'amaguru no gucibwa ku bibuga byose byo mu Rwanda mu gihe gihwanye n'umwaka umwe, no kwishyura ihazabu ingana n'ibihumbi 100 y'amafaranga y'u Rwanda uhereye igihe amenyesherejwe icyemezo. Iyi komisiyo yibukije ko utanyuzwe n'iki cyemezo ko afite uburenganzira bwo kujurira mu gihe kitarenze iminsi 2 nyuma yo kumenyeshwa iki cyemezo. Ku rundi ruhande kandi, umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yabwiye Igihe ko bitararangira, ariko bateganya ko ikibazo cya Migi kizashyirwaho akadomo muri iki cyumweru. Ubunyamabanga bwa Ferwafa nibwo bumenyesha imyanzuro yafashwe na komisiyo z'iri shyirahamwe, ndetse nibwo buhamagaza abazitabira bose. Mukomeze mudukurikirane mukande subscribe, tubahe amakuru yose ku gihe.
turabasuhuje abanyarwanda abanyarwandakazi aho muherereye hose, cyane cyane abakunzi ba Ibaba TV 5